komeza ugenda hariya komeza komeza ugenda amaguru yarambutse urebe ndi kugenda tureba amaguru azongera kurwara ukundi ubu tazongera kurwara amaguru yasundi yarafite ikihe kibazo naho njyayo ubwo naje kumuvuza bigiye kutugonga induru zivuge niko ye bite byawe iyi rero niyo bagiye guhereza noneho baza umudogiteri bamwindanya ngo nje gushaka ngo dogiteri ngo musizi iwanyu ngo ubu ngubu ngo ari iwanyu uzi amajya mu cyemba n'uri taraboneka vuga jya ndategetse mu izina ry'abakurambere imigu turayibonye komeza utubwire rata nanjye iki tuzinduye tuje kugushimira kuko rwose mu mirimo wakoze uri kutuvurira umwana yarakize niyo mpamvu natwe tubona size ngizi twiteguye turavuga tuti katuje kugushimira wafatanyije n'Imana dukorera ibitangaza umwana wacu waramuvuye arakira yarakize reka nditabe undo muntu alo mulaho neza mulaho murakomeye cyane muraho Dr. Onyango ni Onyango muvugana ufite kibazo kinini tuvugana ndabone ineme unataka nini tena nagize ikibazo bantoboreye iduka ejego ndagiraga ngo umfashe ndakufasha bakugarurira ibintu byawe witwa ndamazina ya sona nyoko yambwire vuba yitwa Pascal ejego ndenge ngoma Jada Maseni ejego na Silvia muhawe n'Imana none uragira ngo tukufashe nona nonaha mumfashije byamfasha bihumbi 174 n'igiceri cy'ijana za faranga z'u Rwanda uko nazo urafite izo faranga yego amafaranga arahari yego ndohereza mu madolari uri aho batoboye duka ryawe ni huri niho ndi tegereza mu minota 9 sente zo sente zisenteke hama mu minota 9 zigera ku murongo online ndahitanza minota 9 urambona Onyango n'abajura bawe yego babikoze yego maze ndi kuzohereza bimaze gukunda yego yego kanze yego rero bungu butuvugana bibaye ngombwa ko njya kutabara kambanze ntanga impanuro ku bantu bavuza ngo ndagiye ngiye kutabara abanyamahanga bo ntabariraho ngiye gutabara buzuku Yes, gitumo reka mbasuza kunzi mwese bafavuga TV nize komeze fresh geri twa Juniors njya muri imigozi impambira maze kubimenyera mumeze mutaho muri hirya no hino kwisi ndabasuje cyane mbifuriza ibihe byiza uyu munsi ni ikiganiro n'inka noneho uyu munsi ni ikiganiro n'inka ni bya bindi bavuga ngo inka ya Nyabugogo ngo uzabwira inka Nyabugogo ariko uyu munsi ni ikiganiro n'inka ariko tuje kuwa gitumo umugabo witwa Dr. Onyango w'umuganga yagize gutya akora ibikorwa bya danje avura uyu mwana w'umukobwa muri kureba ufite ikazi yabyere abantu mukunda gasembuye ndabasuhuje barangije bati Junior tujyane gusura uyu muntu ndetse tumutungure tumuhe impano reba umuntu uguha impano y'inka ndetse n'akabyeri utibagiwe n'igitoki cyo kuza guteka ukamera fresh inyana ni nziza cyane cameraman ayibereke yitonze ni inyana nziza bya hatari ariko ifite ikintu bita amahane mukanya imigeri muraza kuyibona muri kamera tugiye gusura rero Dr. Onyango tumutunguye tumuguye gitumo abantu fresh nkuko muza abantu bakuru bambara ndetse n'umusaza uri hirya wambaye karaka gofero uri kwagaza iyi nyana nibo tujyanye gusura uyu mugabo rero hari amavideo mutari buze kubona kuko iyi nyana aho twayikuye mu by'ukuri ni imigeri ivuza ubuhuha tugiye kugenda ariko urugo tujeho kwa Onyango habarizwa muri kureba hirya gatoya ariko tuje tutabimubwiye no kumugwa gitumo bakaza bakamushimira narangiza nkabibereka mwe mudukurikiye ubundi nkigendera niko abakecuru ndetse n'abasaza babyifuje tubanza kubasura murakomeye bana bacu witwa ndere nitwa Kimanizanye Esperance abantu bari kukubona kuri kamera ubushize ibijyanye no kuvuza muzehe twari turi kumwe kwa Onyango aza kuvuza umwana wanyu w'umukobwa nawe tuza kumuha umwanya tumuvugishe mu byumva gute abantu bari kubabona mwagiye
muri bantu bita ngo ni abapfumu? ubu ngubu ngiye ndi gushima Imana. Umusaza twaraje tuvuza umwana wacu yari yarwaye indwara y'ibisazi, ndetse no mu rugo bose abana benshi bari barwaye bose. Ubu ndi gushima Imana, niyo mpamvu dufashe umwana dushima ngo tuze kumushimira rwose, tumushimire ko abana bacu ubu barakize ni bazima, ndetse n'umwana w'umukobwa ubu yarashatse twaramushingiye ni muzima. Turi gushima Imana, niyo mpamvu tuje kubashimira. Ubwo turamuvugisha nyuma tubanje kwambuka no kwa muzehe muri aho. Wese ubwa mbere neza amakuru yawe? Ntabwo urwa mbere. Umeze neza? Turaho tumeze neza. Kana wagiye kuraguza? Ntabwo nari nagiye kuraguza, nari nagiye kuvuza. Ariko niko byitwa nyine, niko babyisa, ariko ntabwo ariko byitwa. Nari nagiye kuvuza mu rugo iwacu, iwanje abana, nari mfite umwana w'umukobwa aza kurwara indwara ko muri Nigeria bandangiyeyo. Iyo nka yizane hano tuyereka abantu inka muzehe. Bigeze aho ndavuga nti se baza kundangira ngo umuntu ngo uturuka ngo za Karagwe za Tanzania, ngo ndavuga nti bo ndaza kureba ndi kumenyana n'umuntu naho njyayo. Ubwo naje kumuvuza, bigiye kutugonga induru zivuge niko ye bite byawe. Iyi rero niyo bagiye guhereza. Noneho baza umudogiteri bamwindanya ngo nje gushaka ngo dogiteri ngo musizi iwanyu nje Karagwe, none ngiye guhindukira nzire iwacu. Naho ndavuga ngo ngiye gusubirayo cyo ko nahindukiye koko nza kubonana na dogiteri muganga bambwiye ngo ni Onyango. Cyo kora ankora ibintu pe. Ubu nje kumushimira kubera ko umwana wanjye yarakize, no mu rugo ibyarimo byose yarabitabuye atanahageze. Noneho arongera n'abandi bose bari barwaye ko ubu nari navuje, narumiwe mbese narahebye ibintu byose, imirima, amasambu, inka n'intere byose n'inkoko byose byari byarashize. Ariko nyuma yaho ubu ngubu abana ni bazima, nawe umukobwa naje kuvuza nawe nta kibazo afite kujya ku isaha, ni muzima nuriya donuyu. Urabona ko ari igikorwa cyiza rwose, ni umwana mwiza. Navuze ngo ndaza kumuvugisha nyuma. Noneho kwikura utagira handi ujya kwikura inka iguze ibihumbi 100 nk'iyi ngiyi, ukikura igitoki kaze ya byeri hejuru ya mwikoreyemo iki? N'urwago rwa bitoki. Urwago rw'ubuki ariko rw'inkangaze nuko nategure dogita ntabwo yaruntumye, nta ndwara yansabye. Ariko njye navuze ngo ndarumushira ko nabubwe naramuhabanga nabanse umurwago ati nje zakuzana urwago nateguye rwanjye. Yes, ubu rero iyo gitumo reka tuyikore, cameraman aza kudufasha, mwe murajya imbere mbese tugereyo. Nta kibazo kirimo rwose. Nimuterure tugende tubanze tugere kuri uyu mugabo. Buriya mu buzima busanzwe mwabantu mwe mudukurikiye, ni ukuvuga ngo buriya umuntu akugiriye neza ubundi muzabusanga ugomba kumushimira, ukamubwira uti wangiriye neza, wakoze, ntabwo mujya munshimira. Nicyo kibazo, umpaye igitoki cyangwa wenda n'urwo rwagwa wabiki. Sinibyo nimo mvuga nti mujye mugerageza mukande n'akanyenyeri. Simbona ko tuje gushimira umuntu se hano mu rugo iwe, none hayize umuntu ngwa gitumo koko akangwa gituma akavuga ati Junior ntako butagize akagira ikintu amfasha. Urabona ko uyu nguyu nubwo waje kumutanga ariko ntabishaka, niko ko ndeba wagira ngo twikomereze. Ndabona imvura nayo itangiye, abantu baraza no kutwihangana ku cyanya wenda n'amashusho, turi mu mvura iteye ubwoba. Ngira ngo uyu mugabo atuye aha, ubwo mwasubiza wa mugani. Jambo. Mwiriwe. Ariko asa n'uri mu kazi. Iyi nka ukuntu yareba rero. Muraho. Turabasuhuje. Mwebwe murafuze iki hano? Ko tufasha mubyeyi hanga, mwebwe mufate ikibazo ki? Amakuru nyakubahwa Dr. Onyango. Yego ni Onyango muvugana. Muraho. Yego muraho. Hano hari abantu nkuzaniye babashyitsi. Yego. Nkuzaniye n'uyu mukobwa ureba hano. Abo baturutse hagana. Aba bantu ngo nabawe niyo makuru mfite.
inka ko ndebe itangiye kurya imisambi yawe yande ni yanje banzaniye niko numvise bambwiye ipantaro y'umusaza dore umusaza ndimo gufasha